munsi dusanze Sango Tycoon arimo gucuranga. Si gucuranga gusa ahubwo hari no kuririmba byose icyarimwe. Ibi ni ibintu bishobora bake. kirimo kirashinyuka. Sango Tycoon yatubwiye ko ubaye ushaka n'ubundi ko yakwigisha gucuranga wamwandikira kuri izo nimero twanditse muri description ndetse zirimo no kugaragara muri screen ya telefoni yawe. Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp, kuri Facebook yitwa Sango Tycoon, kuri Instagram ni Sango Tycoon. Uko muri kubyumva rero ndi umunyamakuru mushya kuri Sango TV, njyewe nitwa Leta Sango, mu gihe boss wanjye ari Sango Tycoon. Komenti zanyu zirakenewe kugira ngo tujye dukora ibintu bibanogeye, bimeze neza, bikosotse kandi biri mu bwenge ndetse n'ubushishozi. Ncamo kabiri none reka rero yakemera ko nase igaragaye byaba ari so nibyo byo byiza.